aho risobanura icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa se umuhanga. Ibi byose n'ibiranga ba Albert. Albert bisobanura icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa se umuhanga. Iri zina rero cyangwa se abantu bafite iri zina bagiye bafite cyangwa se barangwa n'imico itandukanye. Albert rero usanga arangwa no reka nsubize kandi n'ikaze buri umwe wese ugiye kubana natwe mu gice twahariye ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi ugiye kubana ku izina Albert. Niba witwa Albert, arabashobora kuvuga Albert, ariko tugiye gukoresha Albert. Niba witwa Albert, ndagusuhuje kandi muhaye ikaze by'umwihariko ku gice twahariye ubusobanuro bw'amazina, aho ugiye gusobanukirwa n'izina ryawe, ikindi ukaba ugiye kumenya ibikuranga. Hanyuma mbere yuko dukomeza cyangwa se dutangira, impamvu mvuze gukomeza nuko hari ibyo dutangiye twumva, ariko nanone hari byinshi tugiye kumva kurushaho. Rero mbere yuko turi ibyo tuvuga cyangwa se mbere yuko twinjira ku busobanuro bw'izina Albert, reka mbanze nibutse bamwe mu bakunzi bacu bagira ibyo badusaba ariko bategereza ko babihabwa ntibabibone cyangwa se ngo babibonere ku gihe. Kambibutse uko biba byagenze. Hari benshi batwandikira muri comment ku izina runaka tuba twasobanuye, badusaba ko twabasobanurira izina bakanaritubwira, ariko ugasanga hari uwarisabye twararikoze. Mbere yuko wandika cyangwa se utwandikira udusaba ko twagusobanurira izina runaka, jya ubanza kujya kureba muri ya mazina twasobanuriye yose kuri Media Empire, urebe niba tutarasobanurira iryo zina uri gusaba ko tugusobanurira, kubera ko ntabwo twayasubiramo, ahubwo tuba dukomeza dukoresha liste twateguye yo gukurikiranya amazina uko yagiye asabwa mu byiciro bitandukanye. Rero mbere yuko uzajya ujya kutwandikira udusaba ko tugusobanurira izina, jya ubanza kugenzura niba tutararisobanuye. Abandi kandi namwe muba mwarayasabye mukabona ntabwo yari yasobanurwa, ntimukaturakare cyangwa se ngo mwumve ko twabirengagije, ahubwo igihe cyanyu ntabwo kiba cyakageze, kubera ko tugenda dusobanura amazina dukurikije igihe yasabiwe. Rero ushobora kuba utaragerwaho ngo tugusobanurire iryawe ariko ntiwumve ko tutazarisobanura, ahubwo uzategereza nawe tuzagera igihe dusobanure izina ryawe bitewe naho riri kuri liste tuba dufite. Hanyuma reka tureke kwiziba mu magambo, dukomeze n'ubusobanuro bw'uyu munsi, aho dufite izina Albert nk'uko twari tubivuze. Abitwa ba Albert mwegere hino. Niba utaryitwa kandi ukaba ufite inshuti yawe yitwa gutya, ushobora kumwumvira cyangwa se ushobora kumusharinga iri zina kugira ngo abashe kumenya icyo izina rye risobanura ndetse abashe kumenya ibimuranga. Kuri mikoro rero mugiye kubana nanjye Isingizwe Edith. Nk'uko bisanzwe tubana mu gice cy'amazina, tukabana mu nkuru, tukabana mu biganiro n'ibindi bintu bitandukanye. Rero uyu munsi dufite izina Albert nk'uko twabivuze, aho izina Albert rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Kidage cyangwa se mu Budage, aho risobanura icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa se umuhanga. Ibi byose n'ibiranga ba Albert. Albert bisobanura icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa se umuhanga. Iri zina rero cyangwa se abantu bafite iri zina bagiye bafite cyangwa se barangwa n'imico itandukanye. Albert rero usanga arangwa no kugira umurava, gukora cyane ndetse no kuba rwiyemezamirimo. Rero iyo umuntu agira umurava nyine kibigaragaza nuko aba akora cyane. Albert rero kwigenga biri mu miterere ye, kuko akunda kurangwa no guharanira kuba umuyobozi mu bihe byose. Nyine hari abantu akenshi usanga tugengwa n'abandi cyangwa se ibyo dukora byose tubiyoborwamo n'abandi, ariko hari n'abandi usanga bakunda kwigenga cyangwa se bashaka ko ibyo bakora babikora bo ubwabo batagendeye ku mategeko cyangwa se hatari abantu babategetse gukora bya bintu runaka. So uyu rero Albert niyo mpamvu tuvuga ko arangwa no kwigenga, ikindi akaba arangwa no guharanira kuba umuyobozi, kubera ko ni umuhanga nk'uko twabivuze, cyangwa se izina Albert risobanura umuhanga. Usanga rero akunda guharanira cyangwa se ashaka guharanira kuba yaba umuyobozi. Albert kandi ni wa muntu udapfa kuva ku izima ku bitekerezo bye. Niba nyine yahisemo ikintu runaka, niba yahisemo gukora ikintu runaka, nta muntu nyine wapfa kumuhagarika, aba yumva ko yabirwanirira mpaka bigezeho. Albert afite ubushobozi buhambaye bwo kwisanisha n'ahantu ageze, kandi ni wa muntu wita cyane ku bantu bari kumwe kandi akabasha kubereka urukundo. Hari abantu tugera mu bihe runaka bikatunanira kubyisangamo, cyangwa se twaba tuvuye mu gace runaka tugiye mu kandi bikatugora kuba twakisanga muri ka gace, ariko nanone hari n'abandi babishobora. Niyo mpamvu rero uyu Albert cyangwa se umuntu ufite iri zina Albert usanga
abasha kwisanisha n'ahantu ageze, ubwo ni imico abantu cyangwa se abahasanze bakaba babasha kubana neza, ikindi akabasha kubereka urukundo. Ibyo byose rero ni ibintu biranga ba Albert. Niba witwa Albert ukaba wumva byose bikuranga, uratubwira ko koko bikuranga. Niba harimo kandi bitakuranga nk'uko twabivuze, hari ubwo usanga witwa izina runaka ariko ugasanga nk'ibintu twavuze 90% birakuranga ariko 10% ntibikuranga. Ibyo nabyo birashoboka. Rero ntabwo ari kamara ngo ibintu byose twavuze ubyisangemo, ariko nanone hari abasanga byose bifite nk'uko mwagiye mubona mu makomenti atandukanye. Hari abatwandikira bakatubwira bati uyu ni njye, ibi ni ijana byose ndabyujuje n'ibindi. So nawe rero niba witwa Albert ushobora kuza ukatubwira uko wiyumvise cyangwa se ukatubwira niba koko uku nguko ari gusanzwe uteye. Hari bamwe rero mu bantu babaye ibyamamare ku isi bitwa ba Albert, harimo nka Albert Camus, umwanditsi w'ibitabo, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko tuzatubabwira abantu bose kuko baba ari benshi cyane, kuko tuba twafatiye urugero ku kigereranyo cy'isi yose. Rero ntabwo twarondora abantu bose, ariko tuzajya tubaha byibura ingero z'umuntu umwe cyangwa se babiri cyangwa se batatu bitewe n'ibyo twateguye. Rero reka nshimire bamwe basabanye natwe muri iki gice twahariwe ubusobanuro bw'amazina, by'umwihariko kuri iri zina twari tubagejeho uyu munsi ari ryo Albert. Nanabashishikariza kuzabana natwe ku izina tuzasobanura ubutaha cyangwa se ibindi bintu tuzabagezaho ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye cyane. Mwari kumwe nanjye Isingizwe Edith.